Shimye Imana yo mu ijuru. Imana igira neza kandi Imana igira gahunda. Imana izi abayo kandi izi nibibakwiriye. Ihabwa icyubahiro. Ndayishimiye ko uyu munsi yemeye ko ari jye ugabura ibyayo. Mu bumana bwayo niko yari yabiteganije. Hanyuma ndashimira n'umushumba mukuru nkuko duhora tubivuga ajya atugaba mbere ndetse akadushyira mu murimo nkuko yawutorewe kandi akaba ari we muyobozi mukuru w'iri torero. Imana nawe imuha umugisha n'abandi bashumba. Imana ibaha umugisha. Tuba twasenze baba badusengeye namwe mwese muba mwasengeye rino teraniro kugira ngo rihabwe umugisha n'Uwiteka. Imana ibaha umugisha ndetse n'abateranye namwe mwese Uwiteka abahe umugisha. Haleluya. Buriya tujya tubyina, twabyinnye n'ivumbi riratumuka, mbese yashiraza turishima turanezerwa. Tunezerwa mu mwami. Ariko buri gihe tuba tugikeneye kumva icyo Imana itubwira. Haleluya. Nyuma yo kubyina, nyuma yo gusirimba, nyuma yo kwinezereza, ikindi itubwira ni igiki? Kuko Imana byose yabikoreye mu ijambo ryayo. Ijambo ryayo niryo ririmo ubuzima bwacu. Ijambo ryayo niryo ririmo amasezerano yacu. Ijambo ryayo niryo ridukiza. Buriya byose ubuzima bwacu buri mu ijambo ryayo. Haleluya. Rero niyo mpamvu uyu mwanya uba ukomeye. Satani ajya wurwanya, ariko ndakwinginga ngo ube maso, wumve ubutumwa Imana yakuntumyeho, hanyuma ubugire ubwawe, hanyuma ubwakire, hanyuma ubwizere. Uyu munsi ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Tugiye gusoma amagambo y'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye, ariko teme turi buganireho iravuga ngo ntabwo Imana izareka ubwoko bwayo iteka ryose. Ntabwo Imana izareka ubwoko bwayo iteka. Imana ibagirire neza. Ntabwo Imana izakureka iteka. Iyo tuvuga ubwoko bw'Imana tuba tuvuga abatoranijwe. Tuba tuvuga abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo we wicaye aho, mugenzi wawe nakubwire ngo ntabwo Imana izakureka iteka. Ntabwo Imana izaceceka. Ntabwo Imana izaceceka iteka. Cyakora yabasha guceceka. Cyakora yabasha kukwihorera nk'uko tugiye kubyumva mu ijambo ry'Imana akanya gato. Ariko ntabwo ari iby'iteka. Ubwira mugenzi wawe uti ntabwo ari iby'iteka. Haleluya. None se nimba atari iby'iteka dutewe ubwoba n'iki? Dukomere Imana yacu amashyi. Reka bamfashe dusome ijambo ry'Imana muri Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice 33 umurongo wa 6 kugeza kuri 11. 33 umurongo wa 6 kugeza kuri 11, hanyuma barabishyiriraho kuri screen. Reka revera fashe. 33 umurongo wa 6. Ego. Ariko rero Yego. nzabazanira kumera neza n'agakiza. Turi kumwe. Bwira mugenzi wa banza umukore umubwira uti kanguka, wumva aya magambo. Kanguka umva, dore
dore igitotsi ko muri bene ibi bihe gikunda kuza, mubwire cyangwa agasubira iyo yavuye, mumbwirire ndagutumye nti kanguka wumve aya magambo ni ayawe. Haleluya. ariko rero nzabazanira kumera neza n'agakiza kandi mbakize ndetse nzabahishurira amahoro ni ukuri bisesekaye kandi nzatuma abajyanywe ari imbohe ba Yuda n'Abayisiraheli bagaruka. Nzatuma abajyanywe ari imbohe ba Yuda n'Abisiraheli bagaruka. Kandi nzabubaka nka mbere. Kandi nzongera kububaka nka mbere. Nzabeza mbakureho ibibi byabo byose bancumuyeho. Nzabeza mbakureho ibibi byabo byose bancumuyeho. Kandi nzabababarira ibicumuro byabo byose. Nzanababarira ibicumuro byabo byose. Ibyo bancumuyeho n'ibyo bakoze bangomera. Ibyo bancumuyeho byose n'ibyo bakoze bangomera. Kandi uyu murwa uzambera izina rinezereye. Kandi uyu murwa muvuga ngo warasenyutse uzambera izina rinezereye. Iryishimwe n'icyubahiro mbere y'amahanga y'isi yose. Iryishimwe n'icyubahiro imbere y'amahanga y'isi yose. Azumva ibyiza mbagirira byose. Azumva ayo mahanga yose, azumva ibyiza mbagirira byose. Kandi bazatinya bahindishwe umushyitsi n'ineza yose n'amahoro yose nkuhaye. Kandi amahanga azatinya ahindishwe umushyitsi n'ibiki n'ineza yose mbahaye. Murongo wa 10. Uku niko Uwiteka avuga ati. Uku niko Uwiteka avuga ati. Turi kumwe amaboko hejuru, ndashaka ko aya magambo muyumva. Haleluya. Yego. Uku niko Uwiteka avuga ati. Yego. Aha hantu aho muvuga ngo ni amatongo ntihakiba umuntu. Bona n'amatungo ndetse no mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu zasibye zitakinyurwamo n'umuntu cyangwa umuturage cyangwa itungo. Nta kintu kikihaba. Aho hantu hazongera kumvikana ijwi ryo kwishima. Aho hantu mubona hasenyutse hasibye hazongera kumvikana ijwi ry'ibyishimo n'ijwi ry'umunezero. N'ijwi ry'umunezero. Ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni. Ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni. Ijwi ry'abavuga bati. Ijwi ry'abavuga bati. Nimuhimbaze Uwiteka Nyiringabo. Nimuhimbaze Uwiteka Nyiringabo. Kuko Uwiteka ari mwiza. Kuko Uwiteka ari mwiza. Imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. N'ijwi ry'abazana ibitambo byo gushima. N'ijwi ry'abavuye hano nk'ababana ry'abazana ibitambo byo gushima mu nzu y'Uwiteka. Mu nzu y'Uwiteka. Kuko nzagarura abo mu gihugu bagiye ari imbohe. Kuko nzagarura abo mu gihugu bagiye ari imbohe. Bakaba nka mbere niko Uwiteka avuga. Bikaba nka mbere bazongera bagaruke niko Uwiteka avuga. Amen. Amen. Dukomere Imana yacu amashyi. Dusome muri Amosi igice cy'icyenda umurongo wa 11 kugeza kuri 15. Mwumva aya magambo Uwiteka yabantumyeho. Mube maso nongeye kubabwira. Amosi 9:11-15. Amosi 9. Kuko nzategeka kandi nzagosorera inzu ya Isirayeli mu moko yose nk'uko ingano zigosorerwa ku ntara, ntihagire n'imwe igwa hasi. Yego. Abanyabyaha bose bo mu bwoko bwanjye bazicishwa inkota. Oya ntabwo ari Amosi. Nasomye umurongo wa Amosi. Nasomye umurongo wa 11:15. Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye. Uwo munsi n'uyu munsi, bwira mugenzi wawe uyu munsi. Uyu munsi ndegura ihema rya Dawidi ryaguye. Hanyuma haleluya. Nice n'ibyuho byaryo. Nice n'ibyuho byaryo. Kandi nzasana hasenyutse haryo. Kandi ndasana
nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera, kugira ngo bazungure abo muri Edomu, kugira ngo babashe kuzungura abo muri Edomu, n'abasigaye n'abo mu mahanga yose yitirirwa izina ryanjye. Niko Uwiteka ubikora avuga. Niko Uwiteka ugira gute? Ubikora avuga. Oya, ndi kubona abasinziriye. Niko Uwiteka ugira gute abantu guzanga umwe? Ubikora, ubishoboye avuga. Haleluya. Amen. Ngakomeza. Dore iminsi izaza niko Uwiteka avuga. Dore iminsi izaza, uyu munsi ariko. Umuhinzi azakurikirana n'umusaruzi. Yego, abantu bagiye gusarura none. N'umwenzi w'imizabibu azakurikirana n'ubiba imbuto. Yego, byose bikurikirana. Kandi imisozi izatobokamo vino iryoshye. Imisozi igiye gutobokamo ikintu. Vino iryoshye. N'udusozi twose tuzayenga. N'udusozi twose tugiye kuyenga. Kandi nzagarura ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. Bwari bwajyanwa ari imbohe. Bazongera kubaka imidugudu yari yarashenywe. Bayisubiremo. Bazatera inzabibu banywe vino yazo. Yego. Bazahinga imirima barya ibisaruwemo. Yego. Kandi nzabatera kumera mu gihugu cyabo. Ntabwo bazongera kwirukanwa. Kurandurwa mu gihugu cyabo nabahaye. Amen. Niko Umwami Uwiteka Imana yawe ivuga. Haleluya. Amen. Reka 45 hanyuma 54 umurongo wa 6-8 hanyuma 6-8 hanyuma tuganira ayo magambo. Iki turabivuga. Yesaya 54 6-8. Saa 54 umurongo wa 6 kugeza ku 8. Yego. Uwiteka aguhamagaye nk'umugore w'igishubaziko. Yego. Afite agahinda mu mutima. Yego. Nk'umugore wo mu busore yasenzwe. Niko Imana yawe ivuga. Yego. Mbaye nkuretse akanya gato. Yabaye ikuretse akanya gato. Ariko nzagukoranya ngufitiye imbabazi nyinshi. Ariko igiye kugukoranya igufitiye imbabazi nyinshi. Nakurakariye uburakari bwinshi. Hari uburakari Uwiteka yakurakariye. Bituma nkwima amaso. Yego. Akanya gato. Cyane. Ariko nzakubabarira nkugirire imbabazi zihoraho. Ariko Imana igiye kukubabarira nkugirire imbabazi. Niko Umwami Uwiteka umucunguzi wawe avuga. Amen. Haleluya. Tuba dufunze Bibiliya hanyuma tuganira amagambo nababwiye. Haleluya. Haleluya. Ubundi abo mu buhanga bw'ibyuma tujyane. Umurongo wa 6 Yeremiya tujyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Twumvise amagambo ari muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, nayo ayo magambo n'ubuhanuzi. Ubwo buhanuzi bwavugaga ku bwoko bw'Abisirayeli, ku Bayuda. Bari barajyanywe mu mahanga menshi, bagenda nk'imbohe. Kubera iki? Kubera kugomera Imana no kutayumvira. Kubera kutumva, kubera gucumura, Uwiteka arabahana mu maboko y'abanyamahanga. Hanyuma batatanira, barabakubita, basenya Yerusalemu, basenya Ubuyuda, barabakubita nabo babafata, barabatwara nk'imfungwa, barabatwara. Ayo magambo murayazi. Barabatwara, baragenda, bababarizwa mu mahanga ataramwe. Kubera kugomera Imana, kubera kuyicumuraho. Ariko kuko Imana yacu idashobora kureka ubwoko bwayo, idashobora kureka abana bayo iteka, yongera kubavugaho. Ituma umuhanuzi Yeremiya iramutumira amubwira, nawe ntabwo byari bimworoheye, urabizi nawe yari imbohe. Aramubwira ati ariko
ngiye kukubwira ikintu. Amubwira hejuru, murabona ko twatangiye ku murongo wa 6, ariko hejuru bavuga ibyo nyine baracumuye, arabareka, arabahana, babanga ibiru, mbese arabatanga mu maboko y'ababisha. Ariko yongera kugaruka ku murongo wa 6. Aramubwira haruguru muri 3, ho ni ijambo mwese muzi ngo ntabaza ndagutabara. Mwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Imana yashakaga ko abantu bayo bongera bakwigarukira, bakayitabaza, bakayitakira, bakibuka ibyaha byabo, hanyuma bakayigarukira, hanyuma nayo ikabagirira neza. Iravuga ku murongo wa 6, iravuga ngo ariko buno bwoko bwanjye, ngo ariko rero aba bantu nubwo bankoreye ibyo, nubwo bacumuyeho, ariko nzongera mbababarire. Haleluya. Nzongera mbagarure, mbakure mu bunyage, mbagarure, nongere mbazane nk'ubwoko bwanjye. Ndagira ngo dukorane n'abantu ngo ariko rero mbazanire kumera neza. Ni ukuvuga iki? Bivuga iki? Ko batari bameze neza. Mbazanire n'agakiza, mbakize, nzabahishurira amahoro n'ukuri. Haleluya. Imana iravuga ngo aba bantu nubwo mubona aha hantu mu Buyuda ni Yerusalemu hose hasenyutse, iravuga ati ariko mpafiteho umugambi. Ati abantu bahareba, mu yandi magambo Imana ivuga ahantu, ntabwo ibivuga ahantu fizike wenda runaka. Iyo ivuga Kadobogo iba ishaka no kuvuga n'abaturage ba Kadobogo. Iravuga ati ahantu muri kuvuga ngo nta kintu kikihaba, nta muntu akihaba, nta matungo akihaba, harasenyutse, nta nzu ihari, ariko ngezongera mpubake. Haleluya. Nzongera mpazanire kumera neza. Aha hantu muvuga ngo byararangiye, aha hantu muvuga ngo nta buzima bugihari, nzongera mpazanire ubuzima. Hazongera kumvikana ngo ijwi ry'ibyiza, hazongera kumvikana ijwi ry'umugeni n'ijwi ry'umukwe, hazongera kumvikana ijwi ry'impundu, hazongera kumvikana ijwi ry'ibyishimo. Bwira mugenzi wawe uti hari irindi jwi rigiye kuza. Bwira mugenzi wawe uti hari irindi jwi rigiye kuza. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Iyo Imana ivuga ngo hazongera kumvikana ijwi ry'ibyishimo, biba bivuga ngo hari irindi jwi ryari rigize gute, ryari rihari. Abantu benshi bafite amajwi mu mitima yabo, amajwi ababwira ko birangiye, amajwi ababwira ko bitazakunda, amajwi ababwira ko nta kazi, amajwi ababwira ko imirimo yabuze, amajwi ababwira ko batazashaka, amajwi ababwira ko batazakira iyo ndwara, amajwi ababwira ibibi gusa. Ariko ndagira ngo ngutangarize, Uwiteka aravuze ngo hari irindi jwi rigiye gusimbura iryo ry'iterabwoba rikuriho. Hari irindi jwi riturutse ku Mana, hari irindi jwi riturutse ku waguhamagaye, hari irindi jwi ry'ibyishimo, hari irindi jwi ry'ibyiza, hari irindi jwi ry'amahoro ku buzima bwawe. Hari irindi jwi rije risimbura iry'iterabwoba rikuriho. Hari irindi jwi rije rivuga ngo amahoro agiye kuboneka iwawe. Hari irindi jwi rije rivuga ngo ugiye gukira iyo ndwara. Hari irindi jwi rivuga ngo iyo ndwara si iyo kukwica, ahubwo ni iyo guhesha Imana icyubahiro.
iby'amahoro, nje kuvuga iby'amahoro. Hari irindi jwi rije iwawe, hari irindi jwi ribonetse rije rikubwira ngo uzabaho. Bwira mugenzi wawe tuzabaho. Hari irindi jwi rivuga ngo uzakora bicamo. Hari irindi jwi rikubwira ko utazahomba iteka. Hari irindi jwi rikubwira ko igiye kugucira kanzo ubona icyo ukora. Hari irindi jwi rije rivuga ibyiza, rivuguruza ibyo Satani akubwira buri gihe. Hari irindi jwi rivuga ko uzamererwa neza. Hari irindi jwi rivuga ko uzagubwa neza. Hari irindi jwi yavuze ngo nzababarira ibicumuro byabo. Hari igihe umuntu akubona akabona ko wakubiswe pe. Hari igihe umuntu abona ko ntacyo uzavamo pe, akabona ko wakubiswe neza neza. Akenshi bakabona ko n'ibyaha byawe, burya hari n'igihe bavuga ati n'ibyaha bye, n'ibyaha bye n'ibi n'ibi n'ibi, imibare ye mibi ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ibijyana nyine bakakwita ikigoryi, bakakwita kutazi gukora bizinesi, bakakwita ko bitagira gute, bakakwita ko weho mu mutwe ufunze. Ariko nagira ngo nkubwire, nubwo byaba ari ibyaha, Imana yavuze ngo izongera ibababarire ibyaha byabo n'ibicumuro byabo, yongera ibubake, yongera ibazane. Ayo majwi agutesha agaciro agiye kurangira. Aha hari abantu bataye agaciro ibyo bababwira ni ibicantege. Babona ko nta bwenge ufite, babona ko udatekereza neza, impamvu bimeze kuriya, impamvu nta kintu ugeraho, impamvu ibi n'ibi. Ufite ubwenge buke, bamwe bakababwira ati ufite bubiri cyangwa bugetse ku mashyi. Hako ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka kugarutseho, Uwiteka kugezeho aho hantu bavuga ngo harasenyutse. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka wenyine aje gusana. Uwiteka agiye kwegura ihema rya Dawidi, agiye kwica ibyuho byose, ibyuho byatumaga hari fuite, ibyuho byatumaga Satani yinjira, ibyuho byatumaga umuntu wese avuga icyo ashaka. Uwiteka Imana yavuze ngo agiye kwica ibyuho byose by'ihema rya Dawidi. Buriya wirebye neza ufite ibyuho, baza mugenzi wawe uti we nta byuho ufite. Ufite ibyuho umuntu yuririraho. Icyuho ni iki? Icyuho cy'ihema ni iki? Ni ahantu umwanzi ashobora guca akagutera, akavuga ibyo yishakiye, ahantu mbese akinjira akagusuzugura, akinjira akavuga ibyo yishakiye, akinjira akakwiba, kwinjira ugata agaciro. Ahantu hose hari ibyuho byazanywe wenda n'iminsi, byazanywe n'amateka, byazanywe n'ibintu bigiye bitandukanye. Ariko Uwiteka yatubwiye ngo iki? Yatubwiye ngo iki? Yavuze ngo azongera, agiye gushyiraho, agiye gusana ibyuho byose, ibyuho byose byakugaragaraho. Uwiteka agiye kubisana kugira ngo umwanzi atazongera kubona aho aca gusuzugura, kugira ngo umwanzi atazongera kubona aho yuririra, kugira ngo ikimwaro cyawe kigwire. Dukomere Imana yacu amashyi. Ngo azongera azane ubwoko bwe bugaruka mu gihugu cy'amasezerano, ngo bibe nka mbere, ngo azabatera. Ubundi bavagaho, ubundi barabatwaraga uko bishakisha, ariko noneho arababwira ngo ngiye kubatera mu gihugu cyanyu. Gutera murabizi, gutera ibishyimbo murabizi, gutera amasaka murabizi, gutera iyo terime murayizi. Imana yavuze ngo igiye kubatera bashinga imizi, ngo nta wundi muntu azongera kubarandura. Ndagira ngo nkubwire
paix devant des quais do belandergen ngo ngiye kubatera muri icyo gihugu, ngiye kubatera mu gihugu cyanyu, ngiye kubatera mushishe, ngiye kubatera mbuhira cyangwa se mbavomerere, ngiye kubatera mbashyiraho ifumbire, ngiye kubatera mbasukira amazi, ngiye kubatera kure cyane, imizi igera kure, ntawe uzongera kukurandura, ntawe uzongera kukurandura, ntawe uzongera kukurandura, ntawe uzongera kugutwara hirya no hino aho ashaka, ntabwo bikunda, umuzi wawe ugiye kugera kure cyane, ntawe uzongera kunyeganyeza ngo unyeganyege, kubera ko Uwiteka ngo ari we ubikoze kandi ari we ubikora, ari we ubishoboye. Haleluya! ngo ngiye kubatera sha, ngiye kubatera ngo mbatere neza, ngo ntawe uzongera kubarandura. Umva imbabazi z'Imana, umva imbabazi z'Imana. Hari igihe Imana itureka. Ijambo ry'Imana twasomye, ngo mbaye nkuretse akanya gato. Hari igihe Imana ikureka abantu bagafata ijambo, ikakureka akanya gato, ariko ikintu nabonye cy'Imana, ubu uri gukubitikira hano, Imana ihagaze hano. Haleluya! Ntabwo ishobora kujya kure yawe uri gukubitwa, ntabwo bikunda, ihagararaho ireba kugira ngo nujya kugeraho aharenze igusame, ikwiyegereze, yongere ikora icyo yagambiriye. Ntabwo izakureka iteka, ntiyareka ngo ugere ngo urenge urugabano. Yasikela vande payi belandergen vayi pele vade payi. Hari urugabano, hari urugabano nubwo uri mu bigeragezo, hari urugabano utazarenga. Ntiyakwemera ko umwanzi agutwara kure, ari kugucungira bugufi, ari kukureba, ari kukwigisha ngo uzavemo umeze neza, ariko humura hari aho utazagera, datari gucungira bugufi. Haleluya! Dele silava pedeke adava belanderge pedeke, ariko gucungira bugufi ntacyo waba ahuri, nubwo ubona wapfa, nubwo ubona birangiye, data aracyafite ijambo. Haleluya! Aracyafite ijambo. Ntabwo Imana itugerageza kuko itwanga. Alo? Duhereza Imana yacu icyubahiro. Ntabwo Imana itugerageza kuko itwanga, itugerageza kuko idufiteho umugambi. Icyo kintu muracyumva? Nta Kanani itanyura mu butayu, nta Kanani itanyura mu butayu. Iby'Imana igambiriye kudukorera, nk'uko yakuye Abisirayeli muri Egiputa, urugendo burya murabizi neza ko rwari rutoya, bashobora kugenda desimene mu makomantere kuko baraharebaga, abandi bakavuga 21 jours nk'ibyumweru bitatu, ntihari kure. Ariko ku Imana yemeye ko bamaramo iriya myaka yose. Kubera iki? Kandi bwari ubwoko bw'Imana. Muribuka atuma Mose kwa Farawo amubwira ngo murekure ubwoko bwanjye ngo bujye kugira gute? Kunkorera, kuntambira ibitambo. Hehese mu butayu. Ubundi wagira ngo ngambutse i Kanani kuko hariho amasezerano. Ariko Imana iravuga ngo nubwo Kanani hari, bagomba guca mu butayu. Hari ahantu ureba ubu harimo abantu bavuga ati ariko
kubera iki kiriya kintu ngewe icyo nkoze cyose kirapfa, icyo nkoze cyose kirapfa. aha hantu ubu nyine ukareba ibintu ukabona byarangira ejo, ukabona byashoboka ariko ntibishoboke. nta bantu bameze nkamwe ukabona ukagipanga ukabona birashoboka, ukanapanga pe neza ukabona byakabaye bishoboka, ariko bari kubaza Imana ngo ariko kubera iki ntimuhari? duhereze Imana icyubahiro. ndabizi ko muhari mukuvuga ngo ariko kubera iki Imana ngo ibi nibi ngo kubera iki koko, kandi ubona watera intambwe imwe barakubeshye barakudanganye. ntabwo ushobora gutera intambwe imwe ngo Imana ibyemere. urazunguruka ubanze uvemo imico yo muri Egiputa, uvemo ibyo wose muri Egiputa, uvemo ibyo wariye muri Egiputa, amadegede akuvemo. amadegede akuvemo, ubutunguru bukuvemo, ibintu byose waririye hariya ureba ko noneho wireba uvuga ko ubeshwejweho n'imbaraga zawe. Imana kubera ikunda icyubahiro cyayo irabagerageza kugira ngo ibintu byose bibakamukemo, basigare bahanze amaso Imana yonyine. ibintu byose wishingikirijeho bivemo kugira ngo ubone ko ahubwo Imana mu butayu se ninde yababwiye? abahapfira n'abatazi n'abitotomba n'abatazi kuhabaho neza. ariko abandi Imana irahabigishiriza uburyo witwara mu butayu budetermina kuzagera i Kanani. Haleluya! uburyo witwara mu butayu, imyitwarire yawe yo mu butayu igaragaza neza ishusho uzagira i Kanani. Haleluya! igihugu cy'iwacu i Kanani babanza kudukuramo ibyo muri Egiputa, kuko igihugu cy'i Kanani kirera. bashaka ko haba umwami umwe ari we Mana yaremye isi n'ijuru. Haleluya! ntabwo muzi ko Mose cyagiye ajya ku musozi Abisirayeli babonye, kandi bari babonye ibitangaza Imana yakoranye na Mose na Aroni. ariko atinzeho gatoya ariko nta n'iyindi Mana ko tutabaho tutagize Imana. atariko abwira Aroni atariko wadushyiriyeho iyindi Mana tukaba twisengereye. ntabwo ariko byagenze, ntibari barabanye imirimo n'ibitangaza, ariko baravuga ngo turemere iyindi Mana mu izahabu. barabyikura, turemere iyindi Mana. bivuga iki? bivuga ko batari bakamenya neza ko hari Imana imwe. Haleluya! igihe cyose tukitiranye ibintu n'ibindi, ugakora ukumva ari weho uzi gukora kuruta abandi, nturebe Imana iguhaye umugisha. ukabyara ukagira ngo ni wowe uzi kurera, nturebe. ukagubwa neza, ukamera neza, ugakora akazi ukagira ngo ni wowe wize. hari ibintu Imana itazakwemerera. Imana yo mu ijuru yabatindije hariya kugira ngo babanze bige, bamenye imico y'aho bagiye, bamenye Imana y'aho bagiye, bamenye Imana yabahamagaye kugira ngo nibagera i Kanani mu gihugu cy'amasezerano bazamenye uko bitwara, bazamenye iyo basenga, batakiyitiranya n'ibimasa, batakiyitiranya n'amashuri, batakiyitiranya n'ubwenge, batakiyitiranya n'amafaranga, batakiyitiranya n'imiryango n'ibindi byose wabara nawe. ariko yashakaga ngo babanze barebe mu butayu, barebe ko ari Imana itunga abantu ntacyo bafite. mu butayu barahinga. abantu bazi mu butayu bashyira ukuboko hejuru ngo hanyuma tubwire abatahazi. abantu batazi ubutayu uko buba bumeze bashyira ukuboko hejuru nabo. abatazi ubutayu
butayu iyo uri kubuvuga ngo umuntu ari mu butayu mu buryo bw'umwuka biba bivuga ko ari mu bigeragezo, siko tuvuga ngo ari mu bitayo, ariko ubundi mu yandi magambo ubundi twanavuga ngo ari mu ishuri, sibyo? Kuko niho Imana itwigishiriza. Ariko mu butayu abahabonye ni ahantu haba hari imisenyi, haba hari umucanga utateramo ibintu ngo bimere, hatari ubuzima. Mu yandi magambo ni ahantu hashyushye, ni ahantu hari umucanga, ni ahantu utatera ibishyimbo, ni ahantu utatera ibigori, ni ahantu hatari isoko, ni ahantu utakorera bizinesi. Nta bundi buzima uretse ubw'Imana. Haleluya! Ni abantu baciye muri mwebwe mu butayu bakajya babona Imana yonyine ibazanira amanu ngo bakomere Imana yabo amashyi. Mukanyura mu butayu mukabona birangiye, ugahanga amaso Imana ukavuga ngo kuramuka, ubuho ni weho wenyine. Ubundi ibyo ni byo Imana ishaka, ko dukura amaso ku bindi byose bituzengurutse tukayihanga amaso tukavuga ngo Uwiteka ni we Mana. Haleluya! Tukavuga ngo Uwiteka ni weho Mana, ni weho wica kandi ni weho ukiza, ni weho ubabarira ibyaha, ni weho Mana y'imbabazi. Imana ishaka ko tuyimenya, tukiga imico yayo tukiri mu butayu, hanyuma tukabona kwambuka, kuko destination si mu butayu. Bwira mugenzi wawe uti destination si mu butayu. Haleluya! Murasinzira cyangwa turi kumwe? Dushyire ibiganza hejuru. Destination Imana ntabwo yayishatse mu butayu, kuko dufiteho umugambi mwiza. Reka dusome iyi Zaburi ya 37 mbabwira ukuntu Imana itagize, idufiteho imigambi myiza. 37:3-5. Mirongo 37:3-5. Wiringira Uwiteka, yego, ukora ibyiza, ukore ibyiza, guma mu gihugu, guma mu gihugu, ukurikiza umurava, ukurikiza umurava, kandi wishimira Uwiteka, kandi wishimira Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe ushaka. nawe azagira gute? Azaguha ibyo umutima wawe usaba. Ibyo umutima wawe usaba. Hanyuma uwo murongo wo hasi, ikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose. Ikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose. Ureka kurwikoreza abantu. Aba ari we wiringira. Aba ari we wiringira. Nawe azabisohoza. Nawe azabisohoza. Haleluya! Amen. Wikoreze Uwiteka urugendo rwawe. Aba ari we wiringira. Nawe azabisohoza. Mu butayu rero tuhabonera imbaraga. Mushobora gutekereza ko ari ndatazanyura mu butayu. Yesu ubwe yanyuze mu butayu, ngo yajyanywe n'umwuka mu butayu kugeragezwa iminsi 40 n'amajoro 40. Arasonza, ahahurira n'ibintu byatuma nawe wenda yavuga ati inzara iranyishe, wenda iri buye ndihinduyemo umugati, kuko yari Imana n'ibindi na cya cyubahiro muzi yamuga ati dore hariya hose ni wawe nundamya ukemera. Ariko yavuze iki? Yamubwira iki? Yamugerageresha iki? Amubwira ati mva inyuma Satani, handitswe ngo. Haleluya! Dukwiriye kujya tubwira Satani turi mu butayu, tukamuhamiriza ko handitswe yuko Uwiteka ari we azadutunga, handitswe yuko Uwiteka ari we Mana yacu, handitswe yuko tutazatungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo ijambo ryose riva mu kanwa k'Uwiteka ari ryo rizadutunga. Haleluya! Dukwiriye kugera ku rwego rushyitse, tugira ibyo dusubiza Satani. Abenshi none ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo, riratubwira ngo mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ibice 5, hariya mu bice 5 kuko hari henshi ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo kugira gute byo gukiranuka. Urabyumva? Kuko abo bazahazwa ibyiza, bazabona Imana.
ubwami bw'ijuru ari ubwabo bafite inzara n'inyota zo gukiranuka. Ubwami bw'ijuru ni ubwabo. Imana ishaka ko tugira inzara n'inyota yayo, hanyuma tukareka kugira inzara n'inyota y'isi. Kubera iki dutsindirwa mu butayu? Dutsindirwa mu butayu kuko inzara iba yaje, Satani akitambika ariko naguha amazi, kandi hari urutare rwasadutse rududubiza amazi. Nta na rimwe Imana izaza hatabanjeho pirate ya Satani. Satani arabaza buri gihe kugira ngo akugerageze, ariko nureba neza ugahishurirwa ukamenya ko ari ijwi rya Satani, ukamenya ko ari imikorere ye, uzamubwira ati mva inyuma Satani, mva imbere, mfite Imana izantabara. Uyibwira uti kuko umwami Imana yanjye izantabara, ntabwo nkwiriye kumwara. Haleluya! Ukagira amagambo ubwira Satani, ariko igihe cyose utazareba neza azakugaburira. None se ntufite inzara? Iyo utagaburiwe n'Imana ugaburirwa na Satani. Ufite inzara, urashaka kurya, wambaye ubusa, wabuze amafaranga y'inzu, abana bananiwe kujya kwiga, nutareba neza ngo uhange amaso Imana, Satani azazana ibyo kuguha bya bugufi. Ariko wihanganye gato, Imana ntabwo izareka umuntu wayo iteka. Imana izakugeraho, Imana izaguserukaho utaraseba, Imana izakurengera utarakorwa n'isoni. Ihangane wige neza, ihanganire muri ubwo butayu. Uwiteka afite Kanani, destination si mu butayu, arashaka kukwambutsa. Uwiteka afite Kanani irimo amata n'ubuki. Kwamayera amashyi Imana yawe. Afite Kanani y'ibyiza, afite Kanani yo kukugirira neza. Destination ntabwo ari muri ubwo bushomeri. Bwira mugenzi wawe uti destination si mu bushomeri, destination si mu bukene, destination si mu bugumba, destination si mu kurizwa n'abana. Destination ntabwo ariho tugarukira. Turacyari mu butayu. Destination si izo ntonganya za buri munsi, si ibyo bitutsi bakubwira, si ibyo bihombo. Hari Kanani y'abera, hari Kanani abera bazatabarwa. Haleluya! Bwira mugenzi wawe tuzatabarwa, uzatabarwa. Witerwa ubwoba n'ubutayu urimo, witerwa ubwoba n'amajwi yo mu butayu, witerwa ubwoba n'ibyo bikuzengurutse, witerwa ubwoba nuko hirya yawe, hirya no hino nta muntu wabwira, nta muntu yakucira kari urutega. Mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana itazagusiga, mu ijuru hari Imana itazakureka. Buriya nubwo bimeze gutyo, nakubwiye ngo ihagaze hafi yawe, urebye neza ntiri kure yawe. Impamvu itari kure yawe, uriho. Dukomere Imana yawe. Uriho. Imana ishaka kuguha ibyiza byose, ariko irashaka yuko uyikoreza urugendo rwawe rwose. Ureke kurukoreza abandi, ureke kuruha abandi. Irashaka ko ari ureba. Ntababeshya ikintu kitwica twebwe abana b'abantu. Abenshi tureba abantu aho kureba Imana. Tureba ngo hahacamo inzira. Izo nzira z'abantu zihore, Imana nyine irazifite, ariko nuho ihanga amaso iracisha muyishaka. Haleluya! Iranyuza mu butazi, iranyuza mu buzi, iranyuza ishaka, ariko irashaka ko icyubahiro kibi cyayo. Haleluya! Nitwasomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo aha hantu hazongera humvikane amashimwe y'ubwoko bw'Imana bahigura imihigo kubw'imirimo n'ibitangaza Uwiteka yabakoreye. None se
bazazana amashimwe batarasobanukirwa ko bikorwa n'Imana. Icyo kintu muracyumva? Imana irashaka ko dusobanukirwa yuko ibintu byose bikorwa n'Imana kandi bishoborwa nayo. Bwira mugenzi wawe uti bikorwa nayo kandi bishoborwa nayo. Bikorwa nayo kandi bishoborwa nayo. Ibyo bintu numara kubyishyiramo ukabisetinga muri wewe, ikintu cyose kizaza uzajya ugishima Imana. Nuzabona urubyaro ushima Imana. Mu butayu hari igihe dusenga mu butayu tukabura. Ubu hano hari abana bacu barasenze bakiri mu butayu, baracyari mu butayu, n'abagabo babo baracyari mu butayu. Ntabwo izaguha urugo rwo mu butayu. Irashaka ko wamburuka ukagera i Kanani, hanyuma ikazaguha ibifatika. Mu butayu murya umusenyi, murya ubusa. Mu butayu mutungwa n'amano, ariko irashaka kubanza kugucura kugira ngo wambuke. Nugera hakurya mu i Kanani izakuremera ibyiza bikunezereza. Dukomere Imana yacu amashyi. Ntabwo Imana itwanga, turageragezwa, ariko ntabwo Imana itwanga. Kandi reka nkubwire, nimba Yesu yarageragejwe, utekereza ko twebwe tutazageragezwa? Utekereza ko abashumba batazageragezwa? Turageragezwa, natwe ntituzababeshye. Turageragezwa, kandi kubera iki? Natwe hari urundi rwego Imana ibidushakaho. Izatugerageza. Hari igihe abantu baba mu bintu by'ibipusipusi, abantu bakarya ibinuze gusa bakarya. Hari igihe kukamura, hari igihe gukamura ukayegera. Muri mwebwe ninde yari yasenga ugira ngo amasengesho y'iminsi 3 cyangwa y'icyumweru amerewe neza, nezerewe, nta kibazo na kimwe afite, yibereye, amafaranga yafite, ibintu byose biri kugenda neza? Ugira ngo bene ayo masengesho abaho? Mbariza mugenzi wawe uti uyasaba uyasengara, tuvugisha ukuri. Itadukubye se yahurira he natwe? Itadukubye tudaciye mu butayu ngo twige, twahurira he nayo? Buriya umuntu wese afite akantu kamuhuza n'Imana. Akantu kari kukujomba siko kari kunjomba. Ndabeshya fande? Buriya ntigahari weho. Karahari, nanjye karahari, nawe karahari, n'undi wese karahari. Katuma negera Imana nkayinginga ngo indengere. Uko niko Imana ishaka kugira ngo ituronke, kugira ngo icyubahiro kibi cyayo, kandi yironyera ubwoko kuko turi amaronko yayo. Dukomere Imana yacu amashyi. Imana ntishaka ko tuyijya kure. Buri gihe iyo tuyijya kure, nk'abari Abisirayeli ubu buryo babigenzaga, iyo tuyigiye kure ihita tugaruza aganyafu, iratukubita. Ubu hari abantu bafite utunyafu twinshi kuko bagize gute? Kuko bayigiye kure. Hari n'abandi tworohewe, hari abantu borohewe muri mwebwe, hari abantu bari heza. Twese ntabwo turi mu butayu. Nturebe ngo mvuge ngo mu butayu turahajya. Hari abamaze kwambuka cyangwa se bamaze kwegera hafi y'i Kanani, hari ibyo bari kurya. Ariko icyo nzi cyo, ubutayu twese tubunyuramo, kuko kuva muri Egypte nta muntu nabonye umuntu sinzi ko mwigeze mwumva abantu cyangwa se nawe byakubayeho ukavuga uti ngiye ntarakizwa, nari nimereye gutya, nta bigeragezo nahuraga nabyo, ngiye ntarakizwa, sinahuraga n'amagambo. Ntabwo mubifite? Ngiye ntarakizwa, nta magambo y'abarokore narinzi. None urashaka iki? Reka bakuvuge sha bagukube. Amagambo y'abarokore arahari, arahari. Ubu rero hari abantu bashaka ngo gende baramvuze. Bagize bate? Icara hamwe, ntutoroke ikosi, ntutoroke ikosi. We bashatse kukwigishiriza ku magambo ayuya fate, umenye yuko umwana w'umuntu nubwo yakuvuga kuroga, nubwo yakuvuga ibibi, nubwo yakuvuga akagusebya akageza he, umenye ko ayo magambo yose Uwiteka ajya yacisha ayatesha agaciro, iryo rikaba ari ryo risohora. Haleluya! Icyo ari cyo cyose bavuga Uwiteka atakivuze, uzamenya ko cyavaho umunsi umwe, cyavaho isegonda imwe. Ibyo bavuga se
waretse bakakugerageza. Ikibazo se kirihe? Ikibazo se kirihe? Ninde bataravuga? Ninde bataravuga ashyirira ukuboko hejuru hanyuma ngo mubwire uko bivuga, uko bimera? Twebwe turi hano ntimurira ko tuza imbere yanyu kenshi. Ubu ibigambo, ubu ufite igigambo cyawe, undi afite ikiwe, undi afite iki, undi afite ikiwe. Yego tuca imbere yanyu kenshi, ni wabura icyo uvuga. Wanavuga ati dore, wanavuga uti dore dore dore, wanavuga uti dore cya mama bishop cyarabyibushye. Nicyo wakivuga, icyo wakivuga ati dore, mama bishop kikudukanga. Ntabwo mbakanga, ubutayu uzaburya, ubutayu nta n'umwe atazabucamo. Nimba waramenye Imana, ndagira ngo nta muntu w'Imana n'umwe atanyura mu butayu. Ubwo se wazajya i Kanani gute? Gutese ku i Kanani tuzahaba turabera? Gutese ku i Kanani tuhajya isi twamaze kuyitesha agaciro, tugatungwa n'Imana, tugatungwa n'amagambo y'Imana, tukiringira Imana, tukizera Imana, tukayihanga amaso, tukayiyoboza, tukayizera, tukayiringira, hanyuma ikatubeshaho. Tutakireba, tukagira andi maso, tutakireba ko tutunzwe na bya bindi, ko bamenye kwizigamira. Wapi? Barazigamye baragenda, barahombye barazigamye. Ntabwo ari ibyo. Nimba hari akantu ufite, gushima Imana kandi ugakoreremo Imana, kuko hari abandi bahombye bavuye ku isoko. Bwiye mugeze aho hari abandi bavuye ku isoko, bacunze neza, bakoze ibiki, bavuye ku isoko, bavuye ku isoko. Abakungu baracishuro, ariko nanone tukamenya ko ari Imana ikura umutindi ku cyavu. Haleluya! Imana ikura umutindi ku cyavu igahindura amateka. Nimwihangane, ntabwo Imana izakomeza kwemera yuko bikugerageza gutyo. Izageraho ikugirira ibambi, igishuri neza, iga neza. Ntabwo data kwanga, ntabwo data kwanga. Arashaka gufata amasomo kugira ngo uzave mu ndi muntu yihesheje icyubahiro. Haleluya! Undi muntu yirata, uvemo umuntu akomeye, ubwoko bukomeye, ubwoko butavogerwa. Yironkera avuga ati niboneye umuntu ufite umutima usa n'uwawe, n'uwo shaka. Haleluya! None se abana ko tujya tubigisha bagataha bakagenda ya majoro, ntabwo muzi ko tubakangura barira? Ntabwo muzi ko bagenda bwije? Ntabwo muzi ko bakabaye baryama n'andi masaha? Ariko kubera iki tubakangura ari impinja? Ni ukugira ngo bajye kwiga bazavemo abagabo. Dukomere Imana yacu amashyi. Niko na data tugenza kugira ngo tuzave mu bwoko bwiza, ubwoko bukomeye bumwubahisha. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iki? Ntabwo Imana izareka ubwoko bwayo iteka. Nubwo bikuvuna, nubwo bikurya, nubwo uri kubabazwa, nubwo umerewe nabi, ariko si iby'iteka. Imana igigeraho ikabagirira ibambe, izakugirira ibambe, izabigukuramo. Emera, hamya, wipfa gufata ibya Satani. Satani yaritambitse abwira Yesu ati ariko wariye ko ufite inzara. Yemwe bantu mufite inzara, mwikwakira ibyo mubonye byose. Cunguza, reba, inyuma hari ugukunda, inyuma hari ugushaka kandi azaguha iby'iteka ryose. Wifata ibirangirana n'umunsi umwe. Mukobwa, wambaye ubusa, ukeneye ibintu byinshi byinshi byinshi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nutsinda ibyo bigeragezo, nutsinda ubwo bukene, Uwiteka azaguha ubukire. Dukomere Imana yacu amashyi. Twavuze ngo nubwo tunyura mu bigeragezo, ariko ntabwo ariho tugomba kurangiriza. Ntabwo ariho destination. Aho tujya naho Imana yavuze. Ni mu gihugu cy'amasezerano, ni mu byiza.
turajya aho Imana yatugambiriye ko tuba nubwo tunyura mu butayu. Haleluya. Ndashaka gusengera abantu bananijwe n'ubutayu. Niko data yambwiye. Ushobora kubuvamo, ushobora no kubukomereramo. Mbabeshye? Ntabwo ndibabeshye ngo mwese muragira gute? Murahita musubizwa. Oya. Ndagira ngo mbasabire imbaraga. Data arabubatungiramo mu gihe atarabasohoramo. Muhaguruke abantu baruhijwe n'ubutayu. Hari ubutayu urimo. Weho uzi uko bwitwa. Bumeze nabi. Burakubabaza ijoro. Burakubabaza umunsi. Nibwo bukuzana wenda n'imbere y'Imana. Ariko kuko data ashobora byose kandi Kanani kabihari, tugiye gusenga Imana kugira ngo uzasohoke neza, uve muri icyo kigeragezo amahoro, ukive mutanuka umwotsi. Hanyuma ngiye kubasengera mbasaba imbaraga, ariko genda nabasengera ubu kuko Imana ndaza kubasengera, abavamo baravamo, abatavamo bambara imbaraga zo kuzakura. None se abantu ntibagenda ba graduatinga mu gihe gitandukanye? Ushobora kuzavamo ejo, ushobora kuzavamo. Ndaje mbasengere abafite ubutayu bw'uburwayi, abafite ubutayu. Ndagira ngo wenda kugira ngo ndeke kubisengera kangahe kose, umuntu wese nafate ubutayu arimo. Ngiye gusenga Imana, hanyuma ndababwira, ngiye kubwira Imana, ndabivugaho byose. Ubutayu urimo nimba ari uburwayi, hagarara neza ubwira Imana ati dore ubu butayu weho wabunkuramo n'itegeko ryawe gusa. Nimba Imana ibasha, mwabyumvise uko uriya mwana yavuze, yaje hano mwaramubonye. Wenda suriya mwana twebwe tubize, abaha turabizi ko Imana ikiza. Ntabwo Imana yabateranya hano ngo inanirwe kugira icyo ikora. Ndakurahiye. Ntabwo waba wicaye hano aya masaha ngo utahe uko waje. Ndakurahiye. Hari icyo Imana ikora. Hari icyo Imana ikora. Yavuze ngo aha hantu mubona habaye umwirare nta muntu akihanyuramo, abantu bakavuga ngo hariya ntihakibaho. Hagiye kongera kubaho. Haleluya. Hagiye kongera kubaho. Ngo aha hantu mubona amazu yasenyutse, nta matungo, nta bantu, hagiye kongera kugira ubuzima. Aha hantu se ni hehe? Ni weho. Abakubona barabona nta buzima, nawe uribona ukabona wenda nawe ufite uko ubona wasenyutse, ariko Imana yavuze ngo izongera ikubake. Tuyikomera amashyi. Ubu rero izongera irongera. Twabishyize muri ro présent, ubu tugiye rero kurema, tugiye kubaka ahasenyutse. Ahasenyutse Uwiteka yatubwiye ngo n'ibyuho agiye kubyica. Wari ufite icyuho Satani yinjiriramo. Twasenze Imana, abantu bose biyejeje ibyaha basenze. Ubu rero nukuvuga ngo turi abana b'Imana kandi Uwiteka yishimiye. Tugiye gusenga Imana. Ndagira ngo ubwo ndi busenge, weho usenge nawe ku giti cyawe. Uvuga uti ndi muri ubu butayu Mana. Cyangwa unavuge wenda ubutayu bwo nabwitije kubera ko Abisirayeli nyine bambukaga mbereka no gukubitwa kwabo kuriya. Nukuvuga ngo Imana yarabahanaga kuko abikunda irabacyaha kandi kabahana n'ibihano. Ariko yagiraga ngo babemo ubwoko buyubaha, irongera irabagarura. Rero urayubaha. Nimba wubaha Imana, destination ni Kanani. Nimba wubaha Imana, nimba warihanye, nimba ufite n'ibyaha ubona byakunaniye, muri ubwo butayu uhite nawe ubyihana. Hanyuma kuko twabonye ko ari Imana izabababarira ibyaha byabo n'ibicumuro byabo,
twabisomye. Imana irababarira hanyuma tukambuka tugiye gusenga Imana. Wazanywe hano niki? Ndagira ngo ndakwinginze. Okay, ushobora kuba waje wisengera gusa, nabyo birakwiriye ko dukwiriye kuza tugasenga Imana. Ariko ufite wenda n'ikifuzo imbere y'Imana, ndagira ngo uhagarare ubwire uti Imana, wavuze ko aha hantu, wavuze ko hazongera kunyurwa, hazongera hakagira ubuzima, ahatari hari ubuzima. Wavuze ko hazongera kuba ubuzima, wavuze ko uzongera ukadutera tukamera, kandi nta muntu azongera kuturandura. Wavuze ko n'ibyuho byose byatumaga twibwa, byatumaga tumera nabi, umwanzi anyuramo kugira ngo tutishima, ugiye kubyica. Icyuho kirashoboka ko ari uburwayi, icyuho kirashoboka ko ari ubukene, icyuho kirashoboka ko ari urugo rubi, icyuho kirashoboka ko ari abo bana bakuzengereje, icyuho kirashoboka ko ari amadeni, icyuho kirashoboka ko yaba ari inzara iri iwawe, icyuho kirashoboka ko ari umwiryane, icyuho kirashoboka ko ari akazi kabuze, ari ibihombo, ari ABCD. Icyuho cyawe urakizi, ariko Imana yavuze ko ije kwica ibyuho, kuko igiye kongera gusana ahasenyutse. Tugiye gusenga Imana.